kintu bitwaye bro yicare ahubwo niba muri kamera utari kumbona mbwira abaje okay nta umu ari kuganira kamera mari kugaragara neza nta umu umwanya shatume nk'abana ngo nigenge imbere ngo nije wicaye ngo nije nicara imbere ako gusa nyine gusa oya umukuru ahagurukira umuto umukuru mu burebure mukuru mu myaka muri byose ni mukuru uvuze mu bugufi n'uburebure se ntabwo ari byo biyoboye tureba umukuru wavutse mbere muri byose ni mukuru ariko kandi dore wose aranduta nese urumva nahita amaguruka ubwo rero atangiye kwigira umwana mwiza unagize ne ni iki kuba umwana siko kuba umwana mwiza rero ni iki uzi ibintu mari umuntu yakubaye atinyane tupa na abo breze ko ari n'umuntu wambwiye ngo ni mbungiye mu nzu ukamagara nuze ngo ino nyeze shaka umuntu nk'umujamara nawe nyasohoka mu nzu uri kangabonye imbeba Rezi ko ari wowe mbonye none nta bantu bakubwiye asiko kimwe mbo mubwire ntabwo babwire manini ha bari ata okay ahubwo se yahise azangiye cyane hari ntabwo nzi ko hari ariko ntabwo warubizi ariko nyine niyo mpamvu twese tugize gutya hanyuma rero Breze banzu nyereka kugira ngo tubone ukuntu tutadukomeza hari akantu rero Breze aragiye umuntu muheruka ryane Breze buri munsi ndamubona Igo ako nyine sindamubona ibyo kumubona ndamubona ibyo kumureba hari amai ari akunyeka ngo umuntu ngo bacembanye gende kugura kwisishiri wanje nabwo nakwetse umutwacembanye ngo gucemba umuntu yo ikintu bita gucembura cyeze gucemba sengeze mwino minsi abajama ko mwino minsi ndikagenda nabo gucemba bari kuri gusa nyene kurongorana mu kinyarwanda cyumvikana no gucemba ngo ndacemba byo ndarongora ubwo arabizi umwira bivuga ngo abantu bacembanye ngo bagize gute sinabuze mbivuga ngo nubwo nabikekaga naheza phone yanjye kandi ngende muri gucembana nyene byo usamba ibyo se bwo n'ubuje nibyo mwaretse busamba cyangwa mwetse gisheri wanje mbonye se we bari gucembana nata nibwo ni porono ese kana wasigaye nyira porono ubwo ni porono kweretse urakoze guteranya hanyuma rero bre dere niyo yayo uyu muntu uramuzi umuntu uramuzi bisanzwe se ni umuntu wanje ariko ndakeka muravukana muravukana ahubwo ni umuntu wanje umuntu wawe babigenza nanjye sinagwana nacyo oya nkuko ndi nka papa wawe ariko wamuga ni papa wanjye niwe yakwiye kuvuga ko umukondo umuntu wiwe ko ndi umuntu wavuye muri papa ngo ndi umuntu we niba ukunguko tuza nk'inshuti ndi inshuti yawe ni inshuti yanjye ahubwo vuba mushobora no kugira kandi ngo Breze yavuze ngo urumva ngo ngabana kuno yari yabanje kumbwira ngo gucemba ngo nyine ngo nk'abantu bisuti ngiyo basuranye nk'ubu nka usuranye ngo ugiye gusura ngo ariko muvuga hagati y'abantu bakundana oya ni baba muvuze hagati y'abantu bakundana oya rese ubwo abajama niko yari yambwiye man kameramani wawe tubwire ntukanteranye ntabwo ngo abantu bahura bakundanye nakubwiye ngo wambwiye baje ngo uyu ndakubwira ngo ufite shenge araza tugacembana umbaje ngo se umugucembana ni ikintu gusura ikibazo kimwe wanavuze ngo ahantu ngo abantu bahura bakundanye bose bacembana use ko umuntu igashobora kundana n'undi ari niniga kubera ko business bahuriramwo uburyo babanye neza ukamukundana muri ubwo buryo uba mucembana bakundana se ni gamana ushobora gusanga ariko geravuze girlfriend na boyfriend okay umuvandimwe ntabwo yabyongeye imbere umuvandimwe ni iki ubwo umuvandimwe ni iki kuri wowe ari kumbeshyira ibyo ntabwo yaravuze ariko girlfriend and boyfriend ako niba ngeje akunda ko ni sawa warengeje umukobwa ni sawa ariko bagukundana abantu sidukundana kuko ari abakobwa n'abahungu Breze kubeshya navuze ko girlfriend arabeshya no kuri girlfriend waje tunamugarukaho reka nkurege mbonye umuntu uzi sirenge wari wanyine okay komeza ibyo kuvuga ngo bya girlfriend na boyfriend ntabyo yavuze ngo abantu bakundana ngo bagasurana baracembana bagahita bacemba none mutamubaza ati nanjye zibone nza kugusura tuzahita ducemba mubwira ngo nakubwiye ariko byarashoboka abakunze ariko barabikurikirana ndakeka babyumvise babitubwira hari abantu bumva nabi no muri classe no muri classe oya nuko murundi agize akadufasha tukamenya ko gucemba ngarukugira ako no muri classe nicyo navuga nyine nakubwiye nanjye ntabwo nabivuze turi kumwe nje nawe twenyine yavuze ari kamera kandi mwe twese turabizi no muri class ari kuna abantu Breze ukora muri yavuze ngo umukobwa nyine mukundana akaza kureba gucika yego navuga ngo umukobwa navuze gukundana navuze yambaje kuri girlfriend wanjye phone bro na papa nokadusha abantu sinetse mubaza ngo busa nanje nje kureba twaba ducemba ndakubwira yego akuze ukuntu mama wawe bagukunda nahise mubwira yego anje kureba nabyo bya mama wawe ukunda bagukunda
papa nanjye nakubaje ndetse ko kiravuze kubyina ku bantu girlfriend na boyfriend nuko nyobe kuvuga ngo mama wawe cyangwa papa wavuze girlfriend na boyfriend cyangwa kwabaje ngo nyine ngo nguzansure ngo cembe nakubwiye man mwagiye mwumva neza muri classe man hari kutwigaga ugasanga nta kintu wataye na tupaka yumva nabi umva nabi ariko bari kwiga bakata usanga utahaje nta kintu utahaje bakaza ngo bize ikintu ukakibura kandi abandi bose babifite mu mutwe nawe usubira gusanga atari wenyine warasanga gufatiranyije ko bari babiri akakwihakanye kandi hari kamera na cameraman ese kamera none abakunzi barita batubwira muri comment hariho cameraman wari uhari ntajye ntabwo twari turi kumwe nawe twicara turi kumwe hari babiri kandi abantu bazakurikirana barenga ibihumbi yes of course bazatubwira niba utavuze ko umuntu asura neza akagira ikindi cya kabiri navuze ko bakundana icyo cyo kirarangiye cyangwa cyo kirangiye unatsinzwe ntabwo nsinzwe murundi nyine avuga ukuri byo kuri chemba se byo gucemba azadusobanura neza gucemba icyo ari cyo ikindi muri ngiye abantu babana batarasezeranye bitwa iki mu itegeko tuvuge ngo ukaba ufite umugore wawe mutarasezerana mukamuri kubana uwo muntu aba ari iki cyawe ufite umugore wawe mutarabana ariko mubana mwari nkonje bwarabyaranye gusa mutabana ntabwo wamubara ko ari umugore wawe ariko ntabwo ari umugore ubwo yaba ari icyo gihe ufite uburenganzira bwo kuzana undi mugore ufite kuzana undi mugore mukanararana nk'uko wararanye nawe ufite kubyara ku wundi nk'uko mwabyanye nawe ufite uburenganzira iwawe ariko iyo mubana nta burenganzira ufite bwo kuzana undi muntu muri iyo nzu wanamusanga ahandi ukajya kumurira iyo mutabana ubwo ni indaya ubu wamwita icyo ushaka ubwo yaba inshoreke ndakora n'inshoreke ntabwo waba inshoreke kuko icyo gihe iyo ufite umugore wowe mwasezeranye abandi bagore mwamusambana hirya bitwa indaya cyangwa reka tumwite umusheri wawe ariko mutabana nagara umugore ubwo yabyaye wikoresha ijambo ryiza n'umugore wawe utahi wawe n'umwite indaya nagura akabije ko cyagiye muri guteka iyo atazi wawe ntabwo uri kuvuga bene mubana cyangwa sometimes muhuzaga gutya akagaruka mugahuza turi kuvuga yenda n'urugero warabyaranye n'umuntu mugahuza gutyo gusa akagenda nawe ukagenda akagenderwa rinda dusuppose asigaye ari iki ubwo bari iki ubu tumwite iki natwe twabajije ni umuhexe wawe Breze yavuze ngo ni indaya we indaya man cyagiye ukura mu umuntu mwabyaranye akakubyarira cyagiye ukura mu cereta nago yari indaya sivyo waramubwiye ati umukobwa mwiza umwana mwiza ndagukunda witwara neza ubwo se mwarahoye byimanuka aranakubyare mwisi indaya mwarahoye byimanuka ibyo nikoze mwarahoye nyine byimanuka imanuka ukamurira byose biragukinda reba ganuza nka hawo je twahore man dimanuka ntabwo ahantu gutya gusa turahuza gutya man nanamweye nyene Breze byashatse kuvuga nibi ngibi ibyo yashatse kuba byimanuka nibi ngibi hari umukobwa utera inda mukabyarana mwarakundanye hano utenda mugakundana bagiye kumugura hano yicuruza she mwahuri mukabyinira wowe ndi mwari mukabyinira nawe mufata nk'indaya kuko yaje mukabyinira nta mugabo bazanye nta nashiri wahari buri muntu wese wari buhure bagahuza bari bugende batabirane atwara inda atazi n'uwaye rero nibyo navuga byavuze ni gusekurana ko nta muntu ngo ni wawe unahitira namwemere byose ari gutsindwa Breze utsindwa si iki namwemere kitura kivumbuye n'iki tukivivure asete uba nabi ndabivuye byose cyambere mwakundanye mwabyaranye ugizeho mwita indaya nawe abukosheje dore ariko wagiye kugura nk'inda nawe ari kuriye ndaya nta ndaya y'umugabo uri ndaya ni indaya uri ndaya no mukire wawe bayita indaya ahubwo ruvuze ngo indayizi ngo ni wavuze ngo indaya ya wa mukobwa indaya urumva umuntu ugura umukobwa ni wowe uri hoya uri indaya umugabo bari indaza uri indaya ya wa mukobwa indaya niko batakwiye urumva uwo mukobwa ari indaya uwo uri indaza buri indaya y'abantu dose niba wasama niba waguze Claudine sorry basubiramo neza niba kwitwa ngo indaya niba waguze Claudine uri indaya ya no nsigaye bakunda uburyo mu mashuri ongera ukasubirizamo no ubwo nyine dukurikije ibyo wavuze kuri indaya y'abantu bose mwabyara ubwo ndi indaya kuko nuze mu yavuze ko ngera indiya ni indaya niba ari fani indaya ya fani nta muntu na mentioninze ari niba ari inde kuko wavuze ngo umukobwa nta muntu na mentioninze bro ushobora gusanga bose kumwatandukanye mwabyaga nta muntu ugeze mention ngo naburahamu akose nawe kuri umupagani genda muri Islam uraga n'umupagani kandi Korani na Bibiliya byose nshaka gusuka mari Abrahamu na ba namwe Abrahamu yari afite abagore bangahe ntabyo Abrahamu Ibrahim ukamvuga mu cyarabu Ibrahim bavuze mu cyarabu kandi uko kumwisiramu yemera bundi abagore bane wari ubizi Ibrahim yari afite ejo bundi sinzi ko habaye irayidi yabaye ejo bundi ifite aho ihuriye n'uriya mwana wa Abrahamu sibyo Isaka sibyo Abrahamu ngo yari afite abagore igihumbi yari afite umugore umwe ariko afite inshuro y'igihumbi afite abana bangahe
afite abantu se yarafite umwe ubwire ukuntu waba ufite none se ubwo yafite umwana umwe cy'abana 10 ubundi we tubwira ubundi wo n'inshuro cy'icumi ubundi watubwira ko inshuro cy'icumi zo y'abana umwe ubwo n'inshuro n'abana 10 niko nari mbizi none se kahisi yakase nyango yarafite akana kamwe apima nese ubundi banuze ni wa mwana ni wa mugore umwe yarafite usaba Israel urugero n'abe na ba Israel bari bafite umugore umwe Israel ni wahe Israel we sari ko mugiye mu bintu bye no muri tubive mu gusesera nawe kuki muhunga Imana turinde se bayihunze niki kibazo mfitanye n'Imana cyo gushaka Ibrahim ukavuga n'Imana tujya ku Mana muri Bibiliya iyo ugiye gusezerana wait for me iyo ugiye gusezerana n'umuntu kuki umuntu atereta n'umuntu umwe sibyo ko tubizi bibe ku Mana kuri asezerana mu murenge ukajya no gusezerana mu rusengero sibyo kuki umuntu yemerera umugore kandi mukabana urikumva kuko nibwo uba umwemerewe neza nyine ukavuga ati ngiye nyine ibyo ni iby'abantu umuntu yemerera umugore umwe mu bantu munabonye asezeranye n'abantu nk'abanga ariko akora divorce ariko birabaho se uragenda ugakora divorce ibyo nyine icyarimwe gutya bagasezerana arabyemerewe mpfa kuba bose yabafashe bakajya imbere y'Imana n'amategeko ubwo we azabazwa hejuru ubwo ku Mana ye ubwo iyo Mana yizabimuza naho mu bantu ndetse ntabwo tuzi bagiye barongora nyine ugasanga barongoye Imana akazi yanarebye ya kandi murasezerana agajya abona agiye mbone wa wundi arongora umukobwa wenda haba nk'impanuka cyese yaba ikibazo wa mukobwa gapfa gatora muto yiwe nawe akatijya mu bintu nje none araburera abana ngo bamukuru wawe ako n'ubundi kwimanga zimbere birumvikana mwese muri abapagani ku gahuru ntabyo pagani se kamera ma uburetse dushimira Imana urumva mwese muri abapagani ku gahuru hanyuma rero Blaise naraguhamagaye hari umuntu washaka guhura nawe sinzi ukuntu yambwiye ati nabonye ko ari bidangire nyine tubazo turashaka kumenya dore nk'urunga sobanukirwe nawe niba yarabeshewe nawe asobanure guhura nawe ngo abyire ibyo kwibariza ngo agire ibyo umubwira bura niyo mpamvu naguhamagaye kuriya nuko hari ahantu yaragiye yo surprise no muvandimwe nagara wo gucembana kandi yavuze ngo umuntu wese uramutse kandi mwabona mucembana njyewe mugiye gusura nakubwira ariko ku muntu ubwo ari sheri wanjye cyangwa ari umuntu wanjye ari umukobwa wanjye nyine mwacemba ari nka Yvonne twacemba ari umukobwa wawe Kinyarwanda n'ikirundi twarabyishe ari umukobwa wawe ngo mwacemba ubwo n'umwana wawe mwacemba kandi umukobwa wawe ari umwana ubyaye yagira gutya ngo uno miswa wanango ngo meze utese muhungu wanjye kandi umuntu ubibwiye umuntu agusumbye ariko mu kirundi nyine ntabwo byemeye kuvuga ngo umuntu wanjye umuntu wawe uyo wanje ntabwo byemeye kwishira wawe uravuga ko ari umuntu wawe ariko mu Rwanda bizi ko tubivuga ibyo ngibyo none se kwifata ukabwira nk'umuntu akurusha imyaka 10 ngo meze muhungu wanjye cyo ni ikinyabupfura ariko usanzwe bizi ko bibaho nene twarafasha karanga kacu turagana tukagira dufata viziyo ya kera natwe umuco wacu mu Rwanda umuco wacu waratakaye impamvu mvuze ko nguko nuko bwawe waruvuze ngo kireka ngo yari umwana wanjye gukigenga aje kusana mu cyo rero umubebe wanjye nyine cyangwa umwana wanjye byo nakwesha byose mu bantu yose iyo bavuze umwana wawe n'umuntu umwana wawe n'umwana wawe ni nk'umwana wawe bya Blaise rero yamugira bakunze mwabyumvishe ko Blaise n'umwana we yamusuye yamucemba ko nta mwana w'umukobwa ngira se wayi bofite ngaho rero muri ngira ngo Blaise ngubwo mwana wawe mwibariza ibyo wumva ushaka n'ibyo impungenge nshaka kumubaza nabirenze tubazanye twese niyo nta kintu nagira bitwaye ubwo nawe kandi kuko nawe wigeze kugira ibyo uvuga ndamubaza nanze urize ikibazo turabusubiza cyangwa urabanza hakugira ngo tubaze urumva we ufite ikibazo ahubwo ngiye kuko ngiye ikibazo reka mubaze base reka mubaze okay kawaida nk'ibisanzwe je hari ibintu nabonye akawaida uzi cyari cyo ntabwo nzi igiswahili ajya bamwe nanone ntabwo nzi igiswahili bari gusobanura ibintu sana ngo nanone ni kawaida nk'ibisanzwe ni nk'ibisanzwe kawaida bivuga kama kawaida kama kawaida ni nk'ibisanzwe ni kama kawaida ni yego okay noneho kibi boro nabonye bro umuntu w'umugabo ngo wagiye ubwira abantu ko nakubise Oliver mani n'abafana tu nyine uwo mufana ari he nimukavuga ngo mufana kuko nibyo nanjye barabimwe nta kibazo genda mufite ngoma ngo ndamuvugiye mani y'umuntu wanjye mu agaciro ubona uvuge ngo bino bintu by'amatangazamakuru ariko niba yarakubeshye nawe uvuga ati uwo muntu yarambesheye ntago turi buburane ntago turi bushwane turi abantu b'abagabo
None n'umwanya gupfusha ubusa ibyo nshaka uko wowe ikibazo ufite ndumva kidafata oya wimwanga gifatika man uwo muntu akubwiye ko nakubeshye ijambo ry'umuntu namwe zugera umva ko ridafatika umuntu wese afite gacimbe uwo mufana nyine yakubwiye ko yaranyandikira arambwira ngo ise muru urafata ugakubita umuntu afite ikibondo n'ibiki umuhora iki niba utanamwemera ko umwana ari wawe wakamufasha nkuko wafasha andi bose ntibajya kumukubita icyo nshaka kunsubiza ni iki ngiki nubaza umufana ngo ninde gusa ushaka kumuvuga nagira gushaka kutumirwa ahubwo uvuge ngo yarambeshe canke se nibyo narabivuze nibyo kandi waramukubise ikindi nacyo nahise mbona amplisi mbibona mu biganiro Oliver karivuga ko nawe abo bafana bamwandikiye bimubwira bamubaza ngo ese mu bitaro wese ko twamubajije izo proof akazimya kamera yabitweretse oya je kigano nakibonye ariko nashatse kubatinye ko kigano nawe okay Oliver yaravuze ko hari abantu bamwandikiye mu bitaro mezo bite Breza tuvuga nuko njirawo nibo mufana njirawo nyibona je ikintu cyambabaje n'iki ngiki niga uri umusore ndi umusore kuba wakifuza ko je najya gufungwa nta kamaro byakugirira nanjye sinakifuza kujya gufungwa ko nta nyungu byakumarira abo mu gihe mfunga cyane kabisa ubwo rero iyo nza kujya gukenga na police baraje baramfashe baranjanye wenda ni baravuze sindabyemeza ko babivuze nurabyemeza cyo ngo bihakane wowe wanabikoze byanyabyo ukemeye ko mu bundi ndaje ndafunzwe ngo nakubise umuntu namukubise nta kintu nigeze mukora ariko iyo no operation uretse na operation ndi kuko man uraza gusubiza sivyo so ndagusubiza neza ahubwo nanjye ndi kuko wenda ikintu cyanteye ubwoba n'ikikana n'ikibazo ntekereza yo mu rundi imbere mu rugo ndiryamye numvise nakubise umuntu amereye nabi baze nkungiye gufungwa nkagira ibiki wenda kuko harabaho kuburana ugatsinda ariko kujya kuburana umaze y'iminsi iyo minsi wayiriye ntago wagenda gushikura ku kanya ngo takurekura iyo bagukeka iperereza rikogwa urimwo nafunzwe ndabaza perereza basanga Breze yarabeshegwa navyo yavuze canke se yaranabivuze byanyabyo yavuze bidafite ishingiro navuzwe iminsi imazemo nta kintu byayo mu marira ko nafunzwe nanjye nago natuma nawo fungwa ariko kumva Oliver nawe abivuze uwo muntu akibimbwa sinabaye agaciro cyane nabaye agaciro Oliver mbonye nawe aje kuganira ko yaraka yavuze ati nanjye nabwiwe n'abantu kunuko ndamubona ko bya bintu koko ari byo ndabwira umuvandimwe ati byanga byakuna Breze ni niga naye ndi niga kuba yambwira ati ibintu nibyo nuko nanjye nyine kuba yambwira ati ntago byavuzwe cyane se umuntu yarambeshe nabyo ntakibazo ibyo bintu gihe nshaka kumenya ese warabivuze cyo ntiwabivuze wabeshegwa ese niba warabivuze washaka kugera kuki ibyo boro no operation reka tubigaruke ufusha tupaka nabyo siko bihari tupasa urahari nawe script yabyo ni script bro ni free ni byinshi cyane rega n'amarira yabaye arahari n'ama screenshot nibyo buri mwese muvuga cyane kandi barabona bibwiye first of all ibyo ariko bro no ntago tuwaye umurundi yakubise wari fazo itonde bro banzo mbe kitera Shaprezi nta kintu twavuganye kabisa nta n'ikintu yigeze ambwira nubwo yigeze ambwira ko mwamuntumyeho nta kintu yampaye twabonanye kuriya gusa birarangira mama oye shaje guza ndumiwe nta kintu na kimwe twigeze tuvugana rwose kimeze gutyo nta na mito iyi SMS ninde ansongo hende hejuru bikona ngo fani ibasomere ne yakwandikiye abapfa nabisanye numva je nabiguye naguye mu mpora ibasomere bro no kugira ngo nkwereke ko ibintu byose bisangiye naguye mu mpora ariko wait ntago nje mbizi no somera SMS cyangwa nyisomere biraza guhura n'ino wayisomye na madabende zana nyisomere ariko man nimuze ngiye mu rude isomere nje nta muntu nsebye bro reka nyisomere ni fani reka bisome twumve ko biza guhura nyine nibyo nibazo je natagiye ikibazo nabajije cyo ari kiza gusubiza nusubiza ibyanyu nibyo ndi kujyaho nyine nibyo ndi kujyaho ari yambwira jewe amsubize ku kibazo cyanjye nibyo ndi kugusubiza bro reka mbaze ikibazo ni igitera cyangwa ni kimutera twende sasa nibuka batubwira abakunzi ikibazo ni igitera ni kimutera uribuka ukuntu twaganiriye bwa mbere ngakubwira se ngo ntago numva ukuntu iyo umuntu ari umucyo wawe cyangwa bimuze gute ngo bigenda gute nabyo twabivuze ubwo na murundi azakire bisimbiza iyo SMS wayanditse wamubonye unasomye ibi bintu byose ibintu byose wabonye byabaye nyuma understand je byo nyuma y'ibyo ngibyo nge nasaze naje bari kuburana bangaba ngo niravuze nawe wumvishana ko wavuze no nde ko navuze nanjye narabyumvishije kandi uwabikoze kandi ari wabimbwiye fatika bibwiye nawe Oliver nabyo navuze wabimbwiye bibwiye nawe wabikubwiye nge nabyo navuze
okay ubwo nawe yabyumvise ntabwo namuvuga izina ngo ugire ikigo yabyumvise ubwo yarambeshe cyangwa se nawe yabibwiye cyangwa se niba muri yavuze ko biriya ibyo we urabona mbere ko dukora cya kiganiro riva kugira ngo avuge abiri kuri muri bo bari hari umuntu yabimbwiye nkuko nabikubwiye none ibintu byanjye by'uyu muntu turi gupfa ni umujama wanjye we okereka mu mentioning nandi rwanda nashaka ko tumuzana mu biganiro nabo Oliver yarabibabwiye ukuntu byagenze bro ngiye bafani twaraganiriye uri kumva naganira n'uwo muntu wanjye arambwira ati wamaye nimero ya fani yanyatse ati ndayibura nkoreza namba ya fani hanyuma kugira ngo byumvikane neza abantu bagize muri ndashaka yenda tumenye yenda niba ubyibuka neza nk'igihe uwo muntu yakubwiriye ngo bimeze gute ko wakubise ntuzi ukurikije na kiriya gihe kiriya kiganiro ngira ngo wakiboneye hari hashize nk'igihe kingana iki gihe cya kiganiro nakibonye hashize iminsi 3 ibyo bintu mbifite ariko nta kubyemera ko navuga ati Blaze ntawe yahera avuga ibyo bintu nubwo nawe nabikoze byanyabyo n'umuvandimwe yambikira akabanga ntabwo akifuza ko ntabwo bamenya cyangwa bagira ibintu byangoye mutwe ko nyibona bakozigana na Oliver avuga ati ati murundi Blaze yarakubeshe ngo aramuka cya kiganiro bagikoze n'ubundi sinari mari nyine wowe urumva niba murundi baremo bwembere nani uza kongera akagira kireka niba murundi yenda nawe agirana communication birashoboka nanjye ibyo natekereje ubwo niba ufitanye communication nabona muri imbere ya fani muri telefone yanjye ya Oliver cyangwa Oliver ibyo ngibyo rero birashoboka nabona imbere ya fani ya Oliver muri telefone yanjye ubwo birashoboka dukominikana none ubwo birabavuze ntabyo nzi barambesheje ntabyo navuze nibyo twapfuye nabikweretse ubwo bazagira ubwo nashaka kumenya kuri Blaze nukumenya ko yabivuze ko nambwira ngo yarabivuze mite mazi impamvu yabivuze kuba cyarabivuze n'uwabimbwiye nawe niba yarabibwiye bamenye ko bamubeshe ntabyo navuze ndimubwiye kuri kamera namuvuga izina ari muri mane no musitsi nanjye nshaka na mentioning umuntu nanjye nkuko ese kuki ngubwiye kuki ikibazo cy'umuntu ari kumubaza uti yego Blaze wabikubwiye uwo muntu y'ukuntu yambwiye kabaso umuntu ngiye simvuga no kanya uriya hari umwanya usanga wafata umwanya gusobanurira ibintu umuntu cyo kumubaza ibibazo yaranyandikiye arambwiye kuko yari inshuti yanjye tudugana muri ama voice ari kuntuka muri uri musaza wanjye umundi mugenzi wanjye musaza wanjye mfata musaza wanjye ndabizi nkugira inama za mwese ubuzima bwawe buri munsi bwo kubaho iyo uhuye n'ikibazo nta kintu mfite cyo kugufasha ariko ndahangayika gute wakifata ukagenda ugakubita umuntu ko ntiyambajije gute wakaza ukagenda ugakubita umuntu afite umwana ubuhinja ese niba koko uri umwana atari uwawe koko twarabimenya amakuru yose basi wa umuntu amufasha ko akafasha abandi ahubwo nanjye nzakubaza umwana n'uwa cyane ntabwo wajya kumukubita kubera ko wenda yakuvuze cyangwa yagize ibiki sibyo atayo magambo ngo yavuye kwa Blaze okay jo nawe yabimbwiye muri voice amagambo ngo yavuye kwa Blaze iyo ngo niyo nashidikaje cyo nari confirm amagambo ngo yavuye kwa Blaze njya kumusubiza tese mu kuvuga ibyo byose kuki utabanje nawe ngo wazume kigeshoka ibyo bintu ari byo kuko nabikoze sivyo atarasubira ngo muru nta kintu nyine ko duvugana nawe nagufata n'umusaza wanjye ikintu wakoze reka nje mugusubiriza nanjye nese urumva bimbabaje sinongeye kumuvugisha umuntu undi turavugana kuko umunsi ndaza kumuvugisha umuvugisha bro none reka mukubwirira nje ibyo bintu bavuga niba uwo muntu nta nuwunze uri kumva n'ibyabaye byose n'uwabiteye byo gihe nanga nimero fana ari we nyitanga warahari ngiye batanze voice y'umuntu wabibwiye bayizizana ahubwo nabuzamuze nabo kuko baje baza bambeshe abo yarabivuze nawe karika byakana bro nta muntu w'umugabo ukwiye kugira ubwo ngatinya abantu bagira isoni zo kwemanga ibintu kintu wakoze urakemanga ntakoze ukagisabira imbabazi niba wumva kari kuko noze bafani batanze record nyine z'uwo muntu wamamaga kazoreza ako none we paka none nawe kugira ngo ugire confirm byose hano mwe no misi turimo mwe no misi hari himwe ibintu by'impimba no umuntu agahimbira undi voice akaba yayihimbira birashoboka cyane iryo jwi baguhaye nitumara kuryumviriza Blaze akatwumvisha ijwi ry'uwo muntu akeka kariwe twumva ayo majwi namwe tamenya ko Blaze yimubwiye cyese twumva iryo jwi rya Blaze ryabivuze okay uko kumbwira ngo voice hanyuma rero ubwo ngo ahubwo nanjye reka mwibarize twanire kuko hano kugira ngo tuhavire icyarimwe kwa murundi uramubwira uti ibyo nabyo abavuga ibyo ngibyo nje nabyo nzi ba Oliver nanjye twari bifebaza imya kamera kuki mutashatse nje kugaragaza icyo nashaka ni kugira ngo inshuti zanjye bumva ko nakoze ahubwo wowe wakabisobanura nyine ba Oliver kumva nawe abantu bawe kuko njewe nta kibazo bafite ikibazo ntabwo ari Oliver rero ikibazo mfitanye na ikibazo gihari yakubise nuze Oliver bamumenye ko ibyo nabyo izo mbaraga nazo mfite kabisa ibyo nje nabyo nzi kandi na Blaze bavuga ko babivuze nabyo nzi batagira umuntu wongera kwitwara mwe kuri
izo mbaraga nazo wowe niba ikibazo utagifitanye na Oliver cyangwa na Fanny uri kumva njye n'ubundi byanga bikubye urabizi njye niyo mpamvu nanjye mbahima nkabihorera barasha kurinda kwama bro njye ikibazo dufitanye ibyo bavuga ngo njye ngo ntago mbayindezo cyangwa ngo ntago mbafasha bazifasha aha warugendo no kwita ubaza kandi bareke nihanga nabona nabibabwire bro njye bariko kuza bambwira ngo njye kuko niba bavuga ngo ndabaje cyangwa ngo simbafasha niba ndafite ubushobozi bwo kofa ariko nanone man buriya ikintu cyose kiba gifite ikigitera nkuko mwanya mubivuga ikibazo ntago ari igitera ikibazo ni kimutera bro nibyo mpamvu nakubwiye iyo bakobwa ko bakora ngo ntitubita abasazi ntago ari ubusazi bro nawe ntitumva kuri kwaje ngo kuri kwabo ibyo bintu byose muzageze impamvu hagati aho ngaho yego aha ndumva byiza rero niba ni mugani niba Brez ubwo yavuze ko agiye kwigira mu buzima bwiwe bimenye niba bavuga ko atanabafasha nabo bagira gutya kugira ngo amagambo byo ubuzima bw'ukoze se ubuzima bw'unabitekereje ngo nabivuga se kandi impamvu abantu bumugenza bro nubundi wakitwa kuri umugabo utakitwa kuri umugabo ntago imbere ya mu maso ye uzabura kwitwa ngo sibyo kandi byaherekeye uvuze ndeho uyumvisha it's up to you gusa njye ndi kuvuga kuri bari bagenda bavuga ngo oya nanjye ntago narifokasinze kuri gihe ubwo nashatse nibyo ari abantu buvuze yego bagenda bansebye kuva kera baransebye na Just ubu ngubu ejo muri bakora ikiganiro njye narabihoreye gusa ikintu nababwira cyose sibyo bahangane n'ibintu byabo nanjye mahangane n'ibintu byanjye yego twagiye warugiye kubaza rero njye nari nigire kwa Murundi nawe naranabimwandikiye ikiganiro nabonye ari kumwe n'undi mutipe nabibonye byo nyandikiye narabingiye birahari rero hari byaciye ku iposta byo namwandikiye no kuri cya kinunze ngeje ubona jyanye n'urutonde rw'abantu badukurikira ya postiza ko kuri ku muhanda n'umunsi ngo turakira ku muhanzi Bruce Melody nawe yavuze ngo no munsi ngo twazana Murundi yagiye ku isoko ruranduze rwa bose bireba message yakwandikiye cyose arayibonye ubwo yasibi mu nzu Gaho bre mwanya nuwawe rero kanze mbishiremo ko nyuma afite amavinyuza shiremo ni imana izega nari bikwandikiye na Ken Nizuje gushaka gupenda cyangwa ukamubwira none se okay reka tubikwibwira udahije kukoreka proof je ko je ntago ntago ari ibyo ngibyo bro je mbashaka ahubwo twebwe tuba abantu babagabo bro je ntago naza nkubwira ngo nge bimeze gutya ibintu urabizi wowe urahari mbaza icyo ushaka kumbaza uvuze kujya kumbaza uvuze kujya kunyereka none se kankubaza biravuga navuze ko agiye kumbaza bakagiye kunyereka reka bikubwire bro nari byose tupareka mbashaka mani ibintu byanyu byo kuzana ihangana gisingundi ihangana bro waburana nande ndi kubona wagira ngo ahubwo mwa bro barumagaye nje ahubwo bakoze nyine waburana nande mbaza